Bimeze bite? Ni sawa? Bimeze neza. Nari Barushimana Claude. Urugiye kutembereza. Ego. Hanyuma hano twabonye hariya mu gihe twaje hariho sambaza nyinshi. Nahanga nimwe muroba nyine mukazikuramo n'indani. Tigo tuziroba dukoresheje aya makipe tukazizana hano aya ngaya ni aziroba cyangwa se ya mato yandi irore bitegeje vuba biti byerekezo ibyo byose birabisambaza ubwo tugenda nka saa 12 za nimugoroba tukagaruka saa 1 za mu gitondo tuzanye umusaruro ndumva tuba twarayemo tukawushyira hano bakawucuruza. Oya nuwango buno izare ni za mu gitondo. Izitwa Hassan. Ni za mu gitondo. Ubwo tugiye kugenda mu kajya saa 11 turaremo ubwo urumva zizaboneka ejo saa 1. Uravugisha ukuri? Ntago mwaroba kumanywa. Oya ntago bikundaga. None isamaki zitinya umuco. Oya nuvuga ngo isamaki zinuwango ni isambaza ni isambaza. Nuvuga ngo isambaza tuzifata ni mugoroba imitego ni kunukiroba ni mugoroba. Ni isambaza zonyine cyangwa wenda hari n'undi muntu twigeze kubona afite ifi nini? Ni ukuvuga ngo buri mutego buri kinyabuzima gifite umutego wacyo. Ari umutego w'isambaza ari n'umutego w'amafi. Urumva umutego w'isambaza ntago wafata isamaki. None se amato ko ndi kubona afatanye mugenda mwese hamwe cyangwa bamwe bagenda baroba ukwabo abandi ukwabo? Ni ukuvuga ngo aya mato afatanye muno ni ikipe imwe y'abantu 8. Bura ni ikipe imwe. Mugenda tuvuge muroba mukoresheje iki? Ni ukuvuga ngo hariya barimo umutego tugakoresha nari amakamba na biriya biti niko twige turoba kuriya. Sawa guys, mwabyumvisha uko bigenda. Here we go, twagiye mu mazi. Izi nkuko mubibona turi mu mazi turimo turagenda ariko ubu bwato I think nibwo butwara n'ubutwara abantu cyangwa n'ubw'amafi kuroba? Buno n'ubutwara abantu. Ubu ngiye numvaga ari ubw'amafi nyine murobera. Oya ubw'amafi ni muri ari asigari gasozi. Yego. None se nk'ubu aya ngaba abantu bahano nk'abantu bashaka kugenda izira side ziriye n'ubu bajyana cyangwa hari ubundi bwemerewe kugera iriya hirya? So no kuvuga ngo buno no bwa kinyarwanda bujya ahantu hafi nka kwambuka hariya Karasiko turi kujya ubwo dushatse kujya nko gutembera muri biriya bizimba uko abakobwa kuko amahoro nkara Kureza beach dukoresha moteri. Nese ko muri rwango kuko akabakobwa bari abakobwa bonyine cyangwa? So kuko abakobwa ni imbere kubw'abami niho bajya gushyira abakobwa babaga batwaye inda z'indaro niho bashyiraga mu buryo bwo kwakubita nk'akanyafu nyine uko babaga bakosheje niho babashyiraga bakabashyira kubera mu zihenzira kugira ngo nyine bo barabashyiraga nyine kugira ngo babumvishe ko ikintu bakoze ari nk'amahana ko nyine babaga bari kubitaho nta kibazo gusa nyine barahirwaga nimugoroba bakaza kubacyura ni nk'akanyafu babaga bari kubakubita no bahise uko abakobwa. Nese ahantu habi cyane ko urumva ari ahantu h'igihana ahubwo? Oya ni akazimba kari mu mazi. Nta mazi ko kari mu mazi bo baragendaga nyine bakabashyira aho ngaho. None se kano kazi kanyu mugakora kugeza ryari like mutangira ryari mukarangiza ryari? So no kuvuga ngo dutangira saa 12 za mu gitondo tugakasoza saa 12 za nimugoroba. Nese akabazo k'amatsiko ubu ngubu buramutse buruhamye for example tukagwamo mwebwe nkamwe bantu b'ubwato mamushinzwe iki mwankuramo cyangwa mwereka nkanywa? Nago ko no kuvuga ngo iyo kukwemera ko watwara buno bwato mbese no kuba nawe nyine uzi koga kuba uzi se umuntu ndamutse mpuye n'impanuka ubwato wenda ntago bikunda kubaho wenda ariko se bibayeho umuntu namufasha iki ubwo bisaba kuba uzi koga muri cya gihe umuntu abwiye ngo mu mazi we tumufataho batifata ku bwato ubwo natwe dufite nimero za polisi nyine guhita hamagara polisi igihita kugeraho byihutirwa kuko iki nta kibazo ntacyo byatwara we. Ahubwo usubira ntago biraba? Oya wenda ngiye maze nk'imyaka natangiye gutwara ubwato mfite imyaka 12 ntago ndumva umuntu wazitse ngo ni impanuka yaba ko ndukuvuga ngo ikintu cya mbere tubanza kuraho imbogamizi zatuma
wenda umuntu yazi kandi ko nabyita, ariko no kuvuga ngo wenda nk'impanuka wenda urabanza ukayirinda, iyo umaze kuyirinda ntago ushobora kuza rwose pe. mwe ntabwo wama mufite nkanjye ndi kugendamo ariko ndumva mana yanjye byagoranye. Oya ntabwo ubwato buriya nk'abantu wambwiye ko muza mu gitondo mukahirwa mukanaharara. Okay, ni ukuvuga ngo wenda tugeze ku bantu b'abarobyi, ni ukuvuga ngo abarobyi iyo tugiye kuroba tugenda nk'uko nakubwiye tugenda saa 12 za nimugoroba tukararamo turi kuroba, urumva buke tumaze kubona umusaruro tukagera hano Gasozi saa 1 za mu gitondo tuzanye umusaruro. Saa 1 za mu gitondo? Ese ntabwo buramugira ibitotsi ukaba wasinzira ari buratwara? Oya, ni ukuvuga ngo iyo tugeze aho tuhita mu rwiro handi tuba turi kubona wenda ibinyabuzima turi gushaka, dushyiramo umutego. Ni ukuvuga ngo uriya mutego uba ufite ikoranabuhanga buriya iki usizemo uguma aho ngaho. Nari amato yacu ahagarara aho ngaho, dushyiramo icyo bita inanga ikajyamo hasi. Ni ukuvuga ngo amato ahagarara aho ngaho, tubona amasaha yo kuryama. Mukahita muryama nyine? Ni ukuvuga ngo turaryama. Cyangwa ni kwa kundi usanga muba muri nka babiri, umwe yaruha akakura undi? Mu burobyi, ubwo burobyi ntabwo uvuga ngo uburobyi butandukanye na bya bintu byo gutembereza abagenzi twahereho mbere. Ni ukuvuga ngo uburobyi bwo turahagarara tukaroha umutego, haba hari amasaha ibinyabuzima tuba turi kubifata. Ni ukuvuga ngo tukagira amasaha yo kuruhuka, niho tukaza kuza mu gitondo. Hanyuma njye nabonye isambaza, sinari nzizi cyane ko ndazumva, ariko none se ziba ari udufi dutoya bagenda bakadukaranga? Jesi ni ukuvuga ngo isambaza ko wazibonye ntabwo rwakura ngo rurenga hariya. Ni ukuvuga ngo itandukanye n'ifi. Isambaza urukwazo n'ifi nayo urukwayo. Okay, noneho njye mwibwira ko twa dufi tuba tukiri dutoya, iyo twakuzemo bakatwita isambaza? Oya, ni ukuvuga ifi irakura ikagumya ikitwa ifi, isambaza nayo irakura ikagumya ikitwa isambaza. Mbese ntirenga hariya? Oya, ntabwo irenga hariya. Mufite akazi keza, ariko njye kugakura mu mazi bamwumva ari ibintu biri risk ukuntu. Oya, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere hano mu mazi dusabwa ni ukurikiza amategeko. Ni ukuvuga ngo iyo ukurikije amategeko neza nta kibazo nta mbogamizi ahora nazo. Nta mbogamizi. So ni ukuvuga ngo yiriya kipe ni ifite umubosi wayo, twebwe dukoramo nk'abakozi. Ni ukuvuga ngo duhembwaga ku kwezi. Twe tumuzanira umusaruro akawujyana mu isoko, abika amafaranga buri kwezi yo gushize, nimba ari 20 nimba ari 30, dukora ku ikayi ahita duhemba gutyo ku kwezi iyo gupfuye. Nese ubwato hari igihe umuntu ku giti cyiwe yabwigurira cyangwa bari ubwa leta ntabwo wemewe kuwugura ngo ubishyire mu mazi? So ni ukuvuga ngo buno umuturage wese agomba kwisanzura akigurira ubwato, nta kibazo yemerewe kugura ikipe, nta kibazo akajya mu mazi akaroba ntarebe. Mbese buri muntu wese nta kibazo. Hanyuma se nkiriye buno bwato bwagira muri kugenda gusa mukizamuka? So ni ukuvuga mu buryo bw'umutekano iriya hariya ni ku cyombo cya gaze. Ni ukuvuga ngo hariya njye banyemereye nagera ku mbaraga zanjye n'ubushobozi bwawe bw'ubwato ntwara, ariko mu buryo bw'umutekano ushatse kujya hariya dukoresha ubwato bwa moteri. Bwa moteri. Buri imbere ya gaze uri kubona iriya ni moteri bakoresheje. Iriya ni gaze. Yanabukurura? Oya, nta kibazo. Yestaye neza nta kibazo. Yestaye neza. Nese iki kiyaga ni kinini mu by'ukuri, ntago kibamo ibintu biryana ingona ibiki? Oya, hano nta nyamaswa zirimo ziryana nazo. Gute se? Oya, nazo ntazirimo ko nazo turabona. Nazo murabona? Iki kiyaga kingana gutya byabura gute? Ni ukuvuga ngo ziriya nyamaswa ingona wumva biba bisaba ahantu hari amazi magufiya. Noneho hano harimo n'amazi maremare cyane kandi aranashyushye. N'izi gaze ziba zirimo ntabwo ingona ntabwo yabamo. Urumva ingona ishaka ari umwondo, hano hari amazi magufi cyane handi biri kugenda n'amaguru. Naho hano ho bite ni harehare, urabona harimo na za gaze na biriya bizimba babirimo, igiye yagonga umusozi kandi ingona ntabwo yigonze umusozi itipfa. Bisaba ahantu rero nko mu kibaya ari umwondo niho yibera neza gutyo. So nta bindi bintu by'ibinyamaswa biba birimo, ikintu wagira amazi yonyine ubwayo? Ni amazi yonyine, ako nayo wirenze nk'uko polisi itubwira ukambara life jacket, n'amazi nta kintu yagutwara.
Nese ni polisi zicunga hano hantu nk'umutekano. Mana we cyane cyane hano mu mazi oya ni nkubwira ahantu haba ari umutekano mu mazi aba ari umutekano cyane cyane rwose ko nta polisi turi kubona. So nyine urabona nka gutya duturanye na Kongo urumva rero nuvuga ngo ninjoro cyane nubwo umutekano bawukaza cyane nawe wenda gutya ku manywa natwe ubwacu turi kwicira umutekano nta kibazo ariko none ninjoro nibwo nyine urumva polisi biri mu mazi abasirikare bari mu mazi nyine bari gucunga umutekano kuko numva nta kibazo mu mazi ndani se na amato yabo amato yabugenewe nabo bafite amato bagenda amato yabugenewe bakoresha nta kibazo bagenda kuri bano bantu bafite za bakoresha amato ya gazi none abantu bagize impanuka gazi ikabashirana bakiri mu ntozi ya essence ikabashirana bakiri so ni ukuvuga nka bariya bafite moteri ebyiri abari moteri bari gukoresha ni ya dépannage ni ukuvuga ngo none ikijyanye na essence ngo urugendo bakora baba bafite igipimo cya essence baba bari bukoresha nimba ari litiro 60 ubwo nizo 60 none nimba moteri ipfuye bafite dépannage indi moteri birimo iri reserve bagomba guhita bakoresha kugira ngo urugendo rugende neza. Ibintu by'ubwato ko babigoranye nese murabyigira nko gutwara ubwato ni ikintu ugenda ukigira ko watubwiye ko mufite ngo sinzi wo nimba ari amategeko ngo sinzi nimba ari urabona wenda duhere nko kuri buno bwato wenda nje sinzi nge navutse mbisangamo nk'umuntu wahavukiye ariko natwe gusa nta shuri rihari ryisha abantu gutwara nk'ubwato ariko nka bira bya moteri byo urumva moteri turigishanya kuko nta shuri ndabona rigisha abantu gutwara moteri gusa ariko nyine urumva habaho kuyiga kuko utayizi ni nka moto utayizi ntago wayitwara ariko ubwo buranagoye kubujyana buno buragoye cyane ndabona nk'amazi aramutse yinjiye ndabona tugenda amazi ntabwo yakinjiramo kumbona ari ibiti ahubwo ni gute amazi kinjira kandi ari ibiti none oya ni ukuvuga ngo ni ibiti ariko nyine ubona birimo siyasi irenze nawe nyine baze kugira ngo ufate imbaho 20 uziteranye zikire ku mazi ntizizike ariko ushizemo ari rumwe rwazika ari rumwe ariko ahubwo numva ko bino ari rwa amazi yakinjira nyine nawe urabona ni imbaho 20 bateranyije bakuramo ubwato nyine ara ntabwo bwapfa kuzika bona burizewe cyane ubu ko buri kwijyana nuba ngo buno ntabwo buri kugenda buno twego turi kugenda burahagaze ubu kura burahagaze urabona kara kantu ka kero urabona kare kwikamba noneho hasi bafashe ibuye baritozamo hasi bora ryabuye nigira kambiriho urumva ryabuye ntabwo uri kunyeganyega nk'igiti gihagaze none bahita bazirikaho kugura bura bwato nase ko babushyize kure oya ubwo buraparitse kuriya buraparitse kaparitse hagati nyinde ira niyo parking ye nyine niyo parking ye nawe mama ufite mu parika bora nabushaka araza kuriya ari koga abwomore bujye gukora yaze kongera abugaro hari ubona ko hari abuparitse kuriya nuko ufite security bumeze neza nta kibazo neze ko amazi asa umuntu amenye gutaha parika oya natwe tuwakorera nyine ubona nk'abanga baparika hano no natwe duparika hari imbere duparika ariko hano se nabyo murabisorera nko bikwa ko dusanga abantu basorera mu modoka basorera iki nabyo bisabwa gusora cyane birasora cyane ikiyaga si ni cya leta twabyita gutya ariko nibyo nyine ni ukuvuga ngo natwe tuba tugomba kukibyaza umusaruro ariko natwe tukagira ikintu dushyira muri leta kugira ngo imihanda yubakwe amashuri yubakwe ibitaro byubakwe nibyo niyo ko natwe tubona inyungu natwe urabona dukoze ku giti cyacu ntabwo byaba ari byiza cyane ariko numvisha aka kazu kamazemo igihe uraseka aba gafite amafaranga arenze nyine uvuga ati wawo uko yaba make kose cyo ndamanaginga akangira akamaro cyane ngo nsisagura cyane ubwo si igihe watangiriye gukora we ntabwo uratekereza ko watereka nanjye nguru bwanjye oya burahenze ariko ndi kwiba burahenze Nese ko mbona buraho nyine buhenze nyine buraho gutya ariko urabona birahenze ko urubaho rumwe rugura 5,000 kandi urumva ndi buze gukena nk'imbo 50 ubwo rero kubumva amafaranga arimo harajyamo imisumari harajyamo amapamba harajyamo amarange biki mbese ubwo urumva ni byansaba nk'ibihumbi nka 300 400 gutyo none ushaka we kubitangiza wabonye icyo gishoro cyo kubigurira ubwato uhita utangira ugakora nta kuvuga ngo urajya mu bintu byo kubisabisha kuvuga ngo icyo gihe mpita njya muri koperative nkasaba kuko ni bigira mu makoperative abari amakoperative
mufite se umuntu ubahagarariye muri bano bantu batwara amato? Ni ngo dufite umuntu ubahagarariye koperative itadukoreramo nyine. Umuntu bari nka koperative nka zingahe ko muri amato menshi? Ni ukuvuga ngo bano nk'ubwato turimo bufite koperative yabwo, none n'amakipe agira koperative yabo, n'abangaba moteri bagira koperative yabo. Oya, turagushimiye cyane kudusobanura, twebwe ntabyo tuzi, ndatekereza ko na benshi bari kurira ntabyo bazi, gusa nyine urakoze. Tuzagaruka n'abandi by the way bashaka gutembera, nguyu babwira amazina yawe. So nitwa Mbarushimana Claude. Ese umuntu ushaka gutembera kugira ngo wenda Gisenyi imuryohere yanshaka nta kibazo, nayimukorera nta kibazo tu. Murabyumva, ayo niyo mazina. So guys, thank you for watching. Ciao ciao.